mu rukiri ntago mwemerewe umugabane umwe. Mutangire mu bitangaza mu midugudu yize paruwase cyangwa se amatora agize paruwase ya Remera n'ururembo rw'umujyi wa Kigali. Ndabitangaje n'umushaka mu bivuge. Mu rukiri ntago mwemerewe umugabane umwe. Kuko Imana yarebye gasanga mu rukiri bakeneye imbaraga nyinshi, ko n'umuryango utoroshye. Cyane cyane ko mwabonye Imana yacometse amanetiwaka kuri buri karo ryose ryanditseho, niyo wahinyuza wigendera, niyo wahicara unaniwe wumva ngo urushye, ukumva ntushaka kugenda utageze hehe mu rusengero. Niba shaka baba batasenze ujye upfukama ku ikaro ryo hanze, naho network nazihacometse. Aho uzajya ugera hari ikaro ujye uharyama uvuge uti hano hantu Uwiteka leta ari kizingahe. Abantu bazaza mu rukiri bakurikira ijambo ngo ntacyo mutagira gute muzayiburana. Inzira yose azicaramo yanditseho ngo ntacyo uzajya gute uzamburana. Nashaka azaba ari mu nguni handitseho ngo ijambo rivuga ngo ntacyo uzajya gute ntacyo uzamburana. Abanyarukiri nibatere haleluya move ibintu bizanye Imana hano mu rukiri. Haleluya ariko rukiri, haleluya ariko mu rukiri irashaka ko muzamura imbaraga nyinshi. Pana nke nta n'abantu mugomba gusa muri iyi paruwase, no mu Rwanda ntabo mugomba kuba mumeze kimwe. Ibyo urabyumvise cyangwa turabyumva? Uje hano kugira ngo abanyarukiri bagire imbaraga nyinshi. Ndabahanuriye nibishaka rukiri, ndayihanuriye mu izina rya Yesu. Nzagaruka hano muzabitangaza muti mugabo azaza kureba ibintu by'ubuhanuzi. Uwanyuma azajya bahagaze ku ikaro nanditseho ry'inyuma, ariko uwa gatatu bazajya baparitse ku makaro y'inyuma mu ijambo ngo ntacyo muzagira gute muzamburana. Muzajya mwizindura. Mwumvishe imbaraga uko zikora, zifata akanwa zikakubwira ngo ako kanwa ka ntigatuka abana, ntago kajya kavuma ba nyogosenye na ba nyokobukwe. Izi mbaraga mwazumvishe? Izi mbaraga mwazumvishe? Zifata amaboko tisubiza inyuma, subiza inyuma, subiza inyuma katsindwe, subiza inyuma katsindwe, subiza inyuma. Ku mwana waka kandi nacuruje ibirayi, ncuruza inka Nyabugogo, nacuruje n'imyenda, nacuruje n'ibyuma, biranga. Nta kintu nakoze. Ako ntawe usenga kina mumbwire gute ntawe usenga kina. Nawe usenga agira gute? Nawe usenga kina ahantu mwaje haragaze nawe. Yesu watera haleluya mu nyikiriza gace. Abantu bazaza mu rukiri bakurikira ijambo ngo ntacyo mutagira gute muzayiburana. Inzira yose azicaramo yanditseho ngo ntacyo uzajya gute uzamburana. Nashaka azaba ari mu nguni handitseho ngo ijambo rivuga ngo ntacyo uzajya gute ntacyo uzamburana. Abanyarukiri nibatere haleluya move. Asifiwe. Asifiwe. Muzagira gute? Nose urusengero ko ari inzu kimwe n'izindi ababeshi ntibazivuyemo zuzuye. Niyo mwakubaka mukashyiramo n'umuriro imeze nk'iki. Muzabaze muri Amerika barazujuje bavamo.
uraruzuzuza rwose abantu ukagira ngo ntago bigezemo, ariko njye numvisha amakuru n'ukuri kw'Imana. Ahantu uzajya uba wicaye hose hari ijwi. Hari iki? Hari iki we? Uyu mubatizo turawubatije ahantu bita mu Rukiri. Witwa ngo iki? Witwa ngo iki? Witwa ngo iki? Abaririmbyi witwa ngo iki? Mutere haleluya none! Ntacyo muzagira gute? Muzayiburana. Pira bango deza penema. Muri iri terana Imana yambwiye ko igiye gutangamo imbaraga zihagije. Zigize gute? Zigize gute? Ni ufite imbaraga zigize gute? Gira gutya nk'abantu batsinze amatora, gira gutya. Ni ufite imbaraga zigize gute? Zo gukiza ababembe zigakiza n'ubumuga. Tera haleluya we! Izi mbaraga zihagije Imana igiye kuzitanga. Si ukuzibigisha, si ukuzibabwira. Imana iziguhe. Imana igira gute? Iziguhe. Zigize gute? Zigize gute? Sa n'ugira gutya zigize gute? Zihagije. Ukaba umurokore. Ngo zigakiza n'ikintu bita imitima. Ugatunga abarokore bakize ibibembe, bakize ibyaha, bakize no ku mitima. Iyo wakize ku mutima biba bigaragara bwa. Yesu nahabwe icyubahiro. Yesu nahabwe icyubahiro. Imbaraga zigize gute? Imbaraga zigize gute? Imbaraga zihagije. Yosuwa ngo areba uyu muryango wa Yosefu. Arabwira tuwe muryango, kandi imiryango ya Yosefu umenye ko uyu muryango wa Yosefu hari indi miryango 10 bawutoranije, hari indi miryango 11 ifitemo itsinda ry'abana ba Yosefu, barimo uwo bita Manase na Efurayimu. Nabo muryango yeba babonge basa naho bawonge mu Bisiraheli 12, ari se ubikoze wo bita Yakobo yafashe utwo twana natwo aravuga ati rero sha mwabana mwe mwajyanye na Sodore namugireho umugisha, reka namwe mbapakire ku mugisha sha. Ngo agiye kukubita cyo kora agahungu kagahererezi ka Manase abariko kawuyora, azana igihungu bita Efurayimu kizanyuro twahitagira. Aravuga ati nuwaka kana nuwaka. Abana bikaze kababwira ati ariko bote mwatangiye mu by'umwuka none muherutse ibyiki. Toka. Abandi kabarera bati ntimukonje ntimunagize gute. Ngiye kuba igafata abandi ikababwira iti ufite urufunguzo Rwanda ukinga ntihagire ugira gute. Arimo aravuga yama, kandi ubwo abandi yabahonze mutumva ngo ubutumwa buzaha mukagira ngo na hariya bwahaje. Bikazasaba ko mwisaza mukisararanga, Imana ikavuga iti iri hema sinzarivana hano, mwaryama ikarikura ku Kimironko. Mukajyamo mote yewe mbega ububyutse bw'abagana agorye. Iri hema muragira ngo naryo rigende, mwandike ngo hano hantu bita muri ntacyo tuzagira gute tuzayiburana. Aka gahema Imana izanye hano niko kanditseho ngo ntacyo muzagira gute.
iravuga iti mwebwe bene Yosefu nabarebye nsanga muri umuryango umeze gute munini munini mufite n'imbaraga zingana iki nyinshi ariko izi mbaraga mwazakire ko Imana ishaka ko ziba ibintu bizanye Imana hano mu rukiri haleluya ariko rukiri haleluya ariko mu rukiri irashaka ko muzamura imbaraga nyinshi pana nke nta n'abantu mugomba gusa muri iyi paruwase no mu Rwanda ntabo mugomba kuba mumeze kimwe ibyo urabyumvise cyangwa turabyumva uje hano kugira ngo abanyarukiri bagire imbaraga nyinshi hanyuma Imana igatangira gukora ikintu kimeze gutya ikavuga iti ntago kubera izi mbaraga nyinshi mufite ntago mukwiriye umugabane umwe wonyine mukwiriye umugabane urenze umwe mu miryango nasuye muri Israel hari undi muryango umwe nasuye nasanze ukaze ndavuga ati uyu nzawushaka w'ubucuti mubabwire uyu nababwiraga ngo nuwande uyu nuwande nababwiraga undi nuwo abagabo bita ba Gadi famiye ya Gadi rukiri ndagira ngo mbatandukanyirize ibyo mwivugisha ngo na hariya ngo ntibakiza ngo na hariya ngo nawe nuko ibyo bintu abatikwa veho Imana ije mu rukiri muvana amatikaho nta muntu mwemerewe gusa muri uyu mujyi uracyabarurirwa hano cyangwa tera haleluya senyi ntago mwemerewe umugabane umwe muranyumvisha cyangwa ntago munyumvisha murukiri ntago mwemerewe umugabane umwe mutangire mu bitangaza mu midugudu yize paruwase cyangwa se amatora agize paruwase ya Remera n'ururembo rw'umujyi wa Kigali ndabitangaje n'umushaka mu bivuge murukiri ntago mwemerewe umugabane umwe kuko Imana yarebye gasanga mu rukiri bakeneye imbaraga nyinshi ko n'umuryango utoroshye cyane ko mwabonye Imana yacometse amanetiwaka kuri buri karo ryose ryanditseho niyo wahinyuza wigendera niyo wahicara unaniwe wumva ngo urushye ukumva ntushaka kugenda utageze hehe mu rusengero nibashaka baba batasenze ujye upfukama ku ikaro ryo hanze naho network nazihacometse aho uzajya ugera hari karo ujye uharyama uvuge uti hano hantu Uwiteka leta ari kizingahe izingahe ariko abantu badahembwa ubu ntago babazi n'amatariki ibi bintu Imana bivuze leta ari kisheshatu z'ukwa kangahe 2000 na kangahe yanditse ikintu bita ntacyo nzagira gute musambura mu rukiri niko byanditse nimugumye kwitwa neza nari ya mapave ndayandikaho izi mbaraga ndazizi zirakora twarazigize tugira imbaraga abaturage bagenda hanze bakajya bafatwa bari kure bakajya batwita aho turi ndashaka ko Imana irenga inzi imbaraga hano zikajya zifata n'abaturage bari mu ngo zabo ihereza icyubahiro bafite imbaraga nyinshi ntago bakwiriye umugabane umwe ntago ukwiriye umugabane umwe mwa erega twajya duhura wansuye ntagiye kuko hari ibintu bitangira gukora ruko twagiye zino ntebe baduhaye zituma impano zacu zidakora iyo uhagurutse ukagenda impano zihita zivuga ngo njyanye namwe
ngo dore imirimo izagendana n'abagize gute itangira gukorera uko duhagurutse. nanjye urabona natangiye gukoreshwa ibintu by'ibitangaza. ubu hano nahabatije byarangiye. iri tsinda ry'abagadi ndari batuye, ariko sinzi ko murifata, rirakaza cyane. uriya mubyeyi kubera ko ari inyuma ntabwo ari bumenye ibintu ndimo kuvuga. bamuhanuriye avuga ati byanjye byose ndabicyuye. inyuma umukangure, ngiye kuvuga ibintu bikomeye. rino terane Imana igiye kuritangiramo imbaraga zingana iki? murazikeneye cyangwa murumva zihagije? vuga ngo zihagije. Imana igiye gutanga imbaraga zihagije. uyu muhungu yagumyaga kuvuga, akavuga imbaraga zifata abantu, zibanikira ahantu zikabafata. izi mbaraga Imana igiye kuzitanga. wazivuga nzumva njye amakuru naje nyafite. mu muryango nasuye Bibiliya ivuga ngo umuto muri bo abahwanye n'abantu 100 mu Bagadi. uwo muryango witwa Bagadi, imiryango 12 y'Abisirayeli, harimo n'umuryango wa Yosefu, hakaba n'umuryango w'Abagadi. Bibiliya ivuga ngo abo Bagadi, umutoya muri bo, wisinzira shawe musore, uwo mutoya muri bo yarahwanye n'abantu 100. kadogo yo muri bo igenda ipanzemo inote y'100. kadogo yo mu Bagadi ndawubatuye. ko Imana hano yashaka kwatanga imbaraga nyinshi shevuye. niwumva irimo kuzipanga, Abagadi ntibakirina, irashaka kubavumbura hano mu rukiri. iterura ibyepfiri ikabizana hano, mwabyanga ikabijyana ku Kimironko. ni ukuri simba beshye. ibi ndimo kubabwira biraza bikahicara, ukajya kubona ukabona isi yarafashwe hano. izi ntebe zose zizuzura kubera ibintu Imana irimo kubateza. bazaza bakurikiye imbaraga ziri hehe? ziri hehe? vuga ngo muri jewe no. ahangaha bazakurikira ntacyo nzagira gute nzayiburana mu bisubizo, ariko bazaza bazanywe n'imbaraga zibarimo. zamura ibiganza. bakurikiye Imana ku bisubizo, muri ntacyo nzagira gute nzayiburana, ariko bazanywe n'imbaraga zigize gute zibarimo. murazakira cyangwa? umukuru ngo yarahwanye n'abantu 1000. nukuvuga ngo arenda kuruta umurenge wose. abari umwe agenda kuruta umurenge. umureba abona ari umuntu umwe, ariko muri power y'amavuta angana n'inote y'1000. umuntu aza yifatishwa kubera akatafata imbere toka ajya kujyana intoki zigahita zisubirayo. wakibaza impamvu atagufata ku ngufu, naho Imana yohereje imbaraga ziruta iz'umuntu umwe. ukibaza impamvu bana n'ibisore by'ibijyama, cyajya kugerageza kigasanga Imana yashyize power umeze nka batayo. umurozi yohereza ihembe, yaryohereza akabona n'itsinda ry'abantu 1000 baparitse. ihembe rikamubwira ati reka kuko ntabwo ukiri umuntu umwe. mbere wari umwe, bakuzutaguza, bakujyana iyo bashaka, bakwirukansa iyo bashaka, bakuvuma, bakumagira. hari n'akarande zica mu maraso burya zikurikira ku gisekuru cya 10. banyuramo gusa bakaguhugarara. ugasanga itariki 6 amaterano Imana yahinduye system. muri iryo teraniro yaje igiye kongera imbaraga zigize gute. vuga ngo zihagije. Imana yambwiye imbaraga zihagije irimo abantu bari ahangaha, ikaziha na bene wanyu. ndashaka ko wakira imbaraga zifatira urugo, zigafata abana zikabinjiza muri system, zigafata bene wanyu zikabuti imbaraga z'abantu 1000 zifata bene wanyu, baso wanyu zikajya zifata so wanyu na nyoko wanyu na mukaso na mukase na mukase. kuvuga uti ndababwiye ngo kubw'ububasha mpabwa n'Uwiteka mugomba kunyoboka.
kuko Imana yohereza ijambo bita kugira neza rikatwomaho, bivuga ngo nta muntu wemerewe kuzongera koma inyuma. No, uhereye none nta muntu ugomba koma inyuma, ahubwo bose bazagira gute? Bazakomeho mu izina ryande. Ndakubujije, nta muntu Imana yahaye bene izi mbaraga woma inyuma y'abantu. Nta ujya kuvumbuzwa no kuvumba, kwisabishwa ibyo biryo mwitegeje intoki muvuye muri aya mavuta ameze gutya, nta soni mufite. Kugirirwa neza n'Imana bizagira gute? Bizagira gute mami? Bizagira gute mami? He kugira ikintu muzongera koma inyuma. Uhereye none mutere haleluya n'ukuri kw'Imana. Bizagira gute? Bizakomeho. Tera haleluya. Hey, sitaba kuguruka ukarenga ikintu cyose cyari cyakwitambira, ikintu cyose cyari cyafunze inguni, cyafunze ahantu hose, cyari cyagutegeye imbaraga zicika umunsi yagutegeye hano. Uziko hari utuntu batega hano mu nzira, agasanga leta rikesha cyo zagira ntazagira gute? Kandi kavuga ati bagutegeye nabibona, izina ryawe ryanye mu nyungu kugupanya imbaraga z'ama ameze nk'ayiki izi mbaraga wasakira hari ibintu Imana kukurenza, ikurenza abagore, ikurenza abagambanyi, inkozi z'ibibi zikurenze, ikurenza abarozi, umupfumaro kwitambitse imukurenze, ikurenza ingegera, ikurenza ibyago, ikurenza amakuba. Se sha kutazamura gutya, sha kutazamura gutya we musore. Reka gutega, witega we musore, we wa musore witega, gira gutya. Jye mukajye mumvuna mba ni munini tuwa, abazimu batazakunyicana ugira ngo Imana ntirimo kuvuga. Shefu w'inyuma, iyo mubona nanjye nisaza ndi umupasiteri, abazimu nta muntu ubakirisha, abazimu nta muntu ubakirisha. Bazakwice turi aha ngaha, bakwicire mu maninete ngo naje kwigisha, nigisha sibi. Nta dayimoni igomba kukwitambika turi hano. Imana ikwambika amababa nk'ay'igisiga mu izina ryande. Haleluya! Imana ikurenza ibyago, Imana ikurenza ibyago. Vuga ngo amina. Ariko Imana ikurenza amakuba, Imana ikurenza ikurenza ibyago. Iyo abagutera, iyo abagutera, iyo bagutaramyeho, Imana ikurenze imbaraga. Abarozi n'abazanije ikamburi se biguhiga inawe tera haleluya. Muhaguruke byakomeye. Imana ibambika imbaraga zigize gute? Zigize gute? Egera umwegenya umuhobere mu bwite Imana iguha imbaraga zigize gute? Zihagije. Imbaraga zigize gute? Zihagije, zinesha abagome, zikanesha abagambanyi, zikanesha dayimoni zarizo zo. Muranyikiriza ngo gusabira ibintu bizakugonga.
abananiwe abarambiwe Imana ibemereye imbaraga muzakire. Vuga ngo turazakira. Pirama benikando peya tarabiri mando kontema. Nta kintu wemere kongera kwiruka inyuma. Muracyari kumwe nanjye? Muracyari kumwe nanjye? Muntu ungahe ibiganza gakeye mbasabire nanjye ibi. Muntu ungahe ibiganza. Nagumya kwigisha mwumvoma ngiye mutansuka amavuta. Mutere haleluya muntu. Ndategeka amafaranga kuboma inyuma mu izina ryande rye. Ntuzongere koma inyuma y'amafaranga, azakome inyuma. Abanyumvisha haleluya ariko terabora ibintu bigomba kugira gute kukomaho. Perama ntabwo Imana yabaha imbaraga zo kwirirwa mutitira intugu. Izi se wazirisha he? Imana imbaraga zo gutitira intugu waze zako. Vuga ngo imbaraga zigize gute zihagije. Vuga ngo Imana izime zigize gute zihagije zo gukiza. Nimbaraga Imana itanga ukazigira we madamu zihagije. Ifite imbaraga zigize gute zihagije. Maze nanjye ndumwe hari igihe tere nyihemukira. Ongera impera icyubahiro uvuga uti izi imbaraga zihagije ndazikeneye. Urazikeneye? Munazikeneye? Murazikeneye mami? Murazikeneye kobwa? Murazikeneye? Izi imbaraga murazikeneye zigize gute zihagije zo gukiza ababembe, zigakiza n'ubumuga bukarangira. Ngo yarabarebye aravuga ati mwebwe muri famiye mva hari imidugudu uzasura ukahanura utari ngombwa guhanura. Ndabahanuriye nibishaka Rukiri ndayihanuriye mu izina rya Yesu. Nzagaruka hano muzabitangaza muti mugabo azaza kureba ibintu by'ubuhanuzi. Uwanyuma azajya bahagaze ku ikaro nanditseho ry'inyuma. Ariko uwa gatatu bazajya baparitse ku makaro y'inyuma. Mu ijambo ngo ntacyo muzagira gute muzamburana, muzajya mwizindura. Erakara bini muzajya mwizindura. Tubatije icyo bita hari igihe mwajya mubatiza ngo amazi ngo muyo mazi menshi. Hari n'igihe Imana ibatiza agasozi kakita izina, abantu bakajya babyiganira ku gasozi kubera ko Imana ngo yohereje imbaraga zigize gute zihagije. Nta muntu upfa kuhafata ku ngufu, ntuva gutanga ibintu uko wiboneye. Rinye zawe Imana icomekamo netuwanga ikavuga iti ndakubanye. Amaso yacomekaho amavuta ukajya ureba ibikureba itakureba ukareba hirya. Wajya kujya ahantu ikirenge kikakubwira ngo subira inyuma, subira inyuma. Ako gatebe wowe ntago ukemerewe. Umva amavuta. Wajya kwicara kabuti zamura kabuno kawe hano ntago uhemerewe. Mwakira imbaraga zigize gute zihagije. Ujya kuvuga ikavuga iti ziba. Ndakubwiye ngo ziba. Mwumvishe imbaraga uko zikora. Zifata akanwa zikakubwira ngo zi. Ako kanwa kawe ntigatuka abana, ntago kajya kavuma banyogosenye n'abanyoko bukwe. Izi mbaraga mwazumvishe? Zifata amaboko tisubiza inyuma, subiza.
subiza inyuma katsindwe, subiza inyuma katsindwe, subiza inyuma. Izo ntoki wari uzijyanye he? Izi mbaraga murazikeneye. Iyo ufite imbaraga zihagije zo gukiza, zo gukiza, zo gukiza, zo gukiza, zo gukiza, zo gukiza, zigakiza n'imitima. Imana itanga imbaraga. Ukaba mu mujyi, ukaba mu mujyi nta deni rya kredi ufite, akiriza imbaraga Imana yazita. Koro Imana itanga imbaraga nta ramberi uriye, ukarya utwawe uko twakabaye, ukarya makeya ukiryamira kare, kandi ukagira imbaraga zihagije. Naho bagusize bagusigaze bagiye ngo baranaye ngo bageze hejuru bajya hehe? Ejo bundi sinabonye inzu ngasanga abanyamujyi bari barayifashe, sinayibonye nkahita mba umubosi, bakajya bivugisha ngo ngo dore bosi, ngo bosi yaje. Kandi ubwo ndi umurezi, nibwo nyitabarwa ku mwana wa kane, ku mwana wa kane, kandi ndi icyamamare. Icyamamare pana bimwe bito mu mbaza abantu banzi, nuko niyimye bano bahungu banyamamaza, navuga ati sinshaka kwamamara, sinshaka kwamamara. Timwinyamamaza ariko reba naratatse ku buryo abantu babategeye ko abantu ku mwana wa kane nibwo Imana yantabariyemo. Nza mu iteraniro ryaryoshye rimeze nk'iri, kandi iteraniro ryaryoshye n'ukuri ntago ryumva ko riri numva ivugiye imiti mugabo we, uyu mwaka urarangira nagweretse uku, ariko wabibatoraho uno mwaka ukarangira Imana ikwiberetse ku kuboko we. Sa nugira gutya, sa n'utungo kiganza gutya, uno mwaka urangire. Si turi mu masengesho rwose, mu mbabare mukuremo imibare, ibintu muzana by'imibare byo kwigira bashwi. Mwaretse ibintu by'amakode by'imibare. Iyi Mana ko tuyizi, jye nababwira Imana nariwe mvuga Matayo na Luka, nkababwira ukuntu Imana itabara ivanye umuntu hasi ikamushyira hehe hejuru, ikaguha ubwami ikakwicaza hano mwami. Imaze kuvugira muri iri teraniro, abagabo ngo bishyira hamwe muri ntacyo, muri ntacyo, muri ntacyo. Yavugiye hehe? Yavugiye hehe? Imana ivugira hano igahita yirukanka, bahita barunda ikintu bita akayabo k'amafaranga. Amaki? Amaki? Gira gutya ngo amapinde y'amafaranga. Ibi bintu tubabwira sha birakora, ibi bintu birakora korode we, pesa mini. Ku mwana waka, kandi nacuruje ibirayi, ncuruza inka Nyabugogo, nacuruje n'imyenda, nacuruje n'ibyuma, biranga. Nta kintu nakoze. Ako ntawe usenga kina, mumbwire gute ntawe usenga kina? Nawe usenga gira gute? Nawe usenga kina ahantu mwajaragaze nawe. Yesu watera haleluya munyikiriza gace. Yesu baba 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 bampa amafaranga miliyoni enye n'igice. Imana yari yambwiye iti ngiye kukumumana mu mibabaro niyo iya mbere ya jenoside. Bari baransenye inzu bayitwana n'amabati, bari barankocoye agahanga banteri ibikomere ku buryo amazi ava mu mutwe akajya anyura mu mazuru. Nararakaye numva, uzi ko inote ziza ibintu byose bigashiramo. Nari narabaye umuntu w'umurakare. Naho twageze kuri ntacyo nzagira gute nzayi tera haleluya we, peka amavuta ndafashijwe. Yesu mukama tunakwagara.
n'umukire wayiguze arayisiga, bagiye kumubarira asanga ngo barabavuze bati musubirane ibyanyu. Amafaranga rero kubera ko ntagira inote nayatwaraga muri ambaraje, nkayaraza ku gitanda ngiye n'umugore tukarara tuyabyinaho ko ntawayo dukekeraga. Ubu nta muntu ugiye. Turagenda tumuha miliyoni 3 n'igice, ubwo imwe indi turayibyinira. Ahantu mwaje mwahumvije, ahantu mwaje mwahumvije. Magurana n'ikibanza Claude yarahaje, ikibanza nkigurishije bampa nkayo nagurishije hose. Ubwo inziba ari y'ubuntu mbyinira miliyoni noneho 4 n'igice. None ubuso kubyibuha. Kera ntimuzi ko umukandara utafataga banzi. Ntabwo wafataga. Nabaga nzamura akawunga nkakavanga n'amata gashaje. Umugore agenda arabyibuha sana n'amata. Dore byari mu iteraniro rimeze nk'iringiri. Utaza gukina ugira ngo wenda cyari igiterane bimwe by'ibitanga. Nari nize mu iterano nkuko nazanga. Ubu ibintu ndi bukuremo hano, ubu abantu baramenye ibintu nakuye hano. Nibagumya kundebera muri ya sura. Bira biganza mwantungaga hose mwagira ngo ndaburamo amatagatifu nka vene. Mwongere mu ntunga ibindi rata. Imana impereze iki? Ariko mubikuye ku mutima cyangwa murimo mura Shego kutandambuka umwana. Mwe ntago muzi impano mufite, ntago muzi impano mufite, muhamugira ngo impano ziri hano. Navumbuye ko impano zawe umugore wamanuriye yari mu materaniro. Atuma mbona miliyoni 4 n'igice n'ikibanza n'icyacyo, none ntuye ku musozi hariya ku gisozi ku murenge. Umuntu uzahagarara kuri sitasiyo nshyashya azaparike amamagara. Amatara yo kuri kaburimbo amurika mu rugo. Izo mbaraga ntizihagije. Izo mbaraga ntago zihagije. Ntago zikiza ububembe bwose. Ubumuga bwose ubwo ntibugiye. Diamond ubwo nishwiragiye. Mwizina ryande. Tera haleluya ndakumvisha Imana. Aba bantu n'umuryango munini. Bafite imbaraga nyinshi. Ntago bakwiriye guhabwa umugabane umwe. Bakwiriye umugabane urenze umwe. Tuvugisha ukuri, ntago ukeneye umugabane umwe. Ukeneye umugabane uhanye n'abana ufite. N'umugore ufite 7, imigabane 7, n'abana be 7, n'umugore wa 8, n'abarere 9, n'abatunze 12, n'urusengero rwose nushaka urw'urugiro rwawe. Imana iguhe umugabane irenze umwe. Niba mushaka kwaguka muzamuke mu mavuta, mureke ibintu by'amatiku. Hausenga kina Imana yihera umuntu ku giti cye. Warangara ikabimpa ukajya kunsaba. Ngo pasite ngo ubu nta kintu mfite. Nta kintu mfite ntitwari kumwe. Mbirukanye umudayimoni wo gusaba mu izina ryande rya Yesu. Akira Imana iguhera ibyawe. Teka ibiganza Imana iguhe ibyawe. Teka ibiganza Imana iguhe ibyawe irabifite. Hano birahita muri ntacyo nzagira gute nzamubona. Hanyuma ubwo wo guhabwa ujye utanga, mwohereze gutya. Ohereze ujye utanga. Tanga ibintu byinshi urekure, nawe akira amafaranga uyarekure, akira imyenda nawe uyitange, akira amazu nawe uyitange, akira ibyo kurya nawe utange. Mutere haleluya banyumvisha. Imbaraga zigize gute zihagire. Zigukiza ububembe, zigakiza ubukene. Uzi ko umukire niyo yaba ari umupagani yivugisha ukagira ngo yarabatuwe. Ngo ikibazo ngo kiri hano ngo ni ikihe? Sinzi ukuntu bagenda bahekenya ururi mu konti. Naho ubwo ni ikofi irimo afite imbaraga zihagije ziki. Kandi ubwo ni umunywi.
none niyo mpamvu Imana ishaka kuguha imbaraga z'umwuka ikaguha izikofi zihagije nyine ku buryo wuzura umwuka ukaba ufite n'amafaranga uhanurira abantu ukanabaha. We Korode, Imana ishaka kubaha ubuhanuzi ariko n'ababa abo muhanurira mukanabaha. Naho mwe mushaka guhanura ngo abo muhanuriye babahe kandi basigara babavuma, rezo zanyu zigasaza vuba. Ndashaka ko Imana ibacomeka amavuta ikabaha n'izindi mbaraga zigize gute zihagije. Abahanuzi bacu bashize barahanura ibigabo by'ibigoryi bigahita bibafata no kuki no ku ngufu. Kubera iki? Bino bintu mwumva se mvuga imbaraga zihagije mukajya ngo nizo kwikwega ngewe zino se simba nzifite. Imana nayo izi ubwenge. Iyo babirukanye mu mashyamba bakabiruka mu butayu no mu buvumo ihita ikoresha network yiwanyu. Ahantu hari ubuvumo hose n'ubutayu nge nyemeze nk'umukoci wabwo mba mbuzi. Mba nabarebeye ntibyemewe. Kujyayo ntibyemewe mukwebe. Imana ahantu ishyize isoko murahumvije ni hehe? Ni hehe? Hese hano se bahita ngo iki? Nyine ni kuhe mudugudu? Ariko se kwitorero ryanyu mutarivuga amazina ni iwanyu ni hehe bahita ngo iki? Umva ndashaka ko Rukiri ikirere cy'ijuru kibonamo izina ryayo. Murimo murankurikira cyane ntabwo munkurikira. Hejuru mu kirere Imana ikoreramo muri rezo y'ijuru Rukiri turongeye tuyanditsemo. Andika hejuru Rukiri. Mu mirongo Imana igomba gutabariramo Rukiri izina ryayo turarizamuye. Tuzamuye Rukiri mu izina ryande. Tuzamuye abatumishi baho mu izina. Zamura abaririmbyi hejuru muzamure izina ryo mu Rukiri. Izina rirakaze. Abantu bose bagomba kubyigana. Ndashaka ko Kimironko hajya rinye imanuka izya mu Rukiri. Ntabwo munyumvishe. Ndahamagara rinye ya Kimironko. Aka karinye ka Kicukiro. Rinye Remera. Umurongo umanuka kujya Rukiri. Rukiri ya mbere. Mwatura umurongo wa Rukiri ya mbere. Abari kure, abari hafi. Bose muhamagare gutya. Bazakirwa nande? Ni bande bazabakira? Mwiyemeje kuzakira abantu bazazana. Mutere haleluya mbumve. Mwiteguye kwakira abantu bagiye kuza hano? Ko bashaka kuzaba benshi akageza hajya hazamo n'abazungu. Mwiteguye kwakira abahanzi b'ibyamamare bazaza? Buriya twabahamagaye twashyizeho umurongo. Bazaba baje gufata ubusa. Bazaba baje gufata ubusa. Umuntu uzaza mu Rukiri azaba aza gufata ubusa. Ujye wicara uvuga uti gusa ntibahagere birebere. Wowe ujyuza winyuzanyuza uvuga uti wite bahamagare n'abari kure hose. Kubera kuzibanga riri hehe. Nubona yahica yakandagejeho ikirenge uvuga uti buriya rwahambiranye. Apfa kuba yagize gute yahageze. Izi mbaraga Imana igiye kuzibaha mu buryo butatu. Mwumvishe ko Imana igiye gutanga imbaraga zingana iki? Zigize gute? Mubivuge n'abaje nyuma mu bakopeze zigize gute? N'abaje nyuma ntimuturushye. Imana hano yavuze ko igiye gutanga imbaraga zigize gute zihagije. Kandi kubera izi mbaraga zihagije wemere guhabwa umugabane urenze. Muzanasoma uriya mugabo uherutse kwandikira Abefeso aravuga ati Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo ariko ngo nabwo bigaterwa n'ubwinshi.
ntabwo ari izi zo mwumva n'ahandi, biterwa n'ubwinshi bw'imbaraga zibakoreramo. nta kantu Imana yapfa kuguha pururiye, irabanzaho kugira ngo iguhe amafaranga ikakuzuza imbaraga kugira ngo utazayabona mbere ukanywa itabi. ubu hari abantu hano Imana yahita isubiza amafaranga agahita ashaka umugore wakangaye ngo batereka tuyigusabire. Yamaje kuyabona bamusenyeye kabiri, ahita ashaka umuntu wazunguzaga mu muhanda amutera inda, agira abagore babiri. Mwamwisabisha ko mpizo ko umugabo umukoresha iki nambara gufite. Abagabo bariho n'abahingwa n'abajyana n'abanika bameze nk'amabara. Aba yakubaza avuga ati reka mubare nanjye ntago naryaga, reka nshaka umugore ufite icyarya abizana mu stope. Ubu wamushaka kweri ntambara gufite wamutunga, ugira ngo se bameze nkatwe twabanje kubasengera iminsi igeze kuri 30. Wo bafite hose abareshya hose abareshya. None ngo urashaka umugabo w'iki yahita kurya, yahita kurya n'abantu kurima ibintu bikaze, ikabanza ikaguha imbaraga, yarangiza ngo ikaguha umugabane urenze umwe, kuko umwe ntiwawutunga mu mujyi, umugabane umwe ntiwawutunga mu mujyi, umujyi urarushya. Mujye muhumbaza njye nawe uruhiyemo kuva 8-6 nari natangiye kwinjira mu mujyi i Nyamirambo mu Biryogo shakisha amafaranga. Ejo bundi reba ku mwana wa kane nibwo ntabawe, nabwo se ndatabarwa neza, ndacyakoresha agakarita, ndacyakoresha agakarita ariko karamaze sha. Bo nari nciye hano ngiye kwigisha abageni munsezerere naye, nuko amanetu akamfatiye hano. Nzaririmba nagarutse, reka mbanze nsabiza imbaraga z'uburyo bune butatu. Mwinyobya indirimbo ndazifite, nshatse n'ubu na bashyira mu gitero cy'indirimbo. Nona je mfite amajwi, noneho navire muri Israel mfite amajwi bita Tehira, indirimbo zizana ntiriwe mpimba. Je nagiye ku nanga ya Dawidi, nagiyeyo nicarayo ndavuga ati rero dore wagiye tutabonanye, pangira network Imana hitinde kuri rijwi. Oya mfite amajwi noneho ibyo ngo twigire. Ariko mwazansabye Korode nkagaruka, muteretse Korode amwanzane. Ko Korode ubwo mwamubonye mugiye kumbona. Mfite amajwi we. Reka mvuga izi imbaraga Imana igiye gutangaza uburyo butatu, hanyuma nimara kuzibaha mpite mbasengera muzihabwe, hanyuma mbasabire n'umugabane urenze umwe mugene mu bihabwe, tuzongere tubonane. Nzahura n'umuntu wese ambwira ati pasite ninjye wamugoresha cyagihe twari cyagihe twari turi ko ntaho usenga kino. Buri kintu cyose kigira umunsi, nibi natabariweho mfite umunsi Imana yabimpereyeho. Ibiguhera hano ikabigusubiriza hirya hari, ivugira hano igakorera haye. Nubu ntubona ko ivugira hano ngo ivuga ati ntacyo muzamburana niho mwaje, urabibona utashye. Aha bahita muri ntacyo nzagira gute, wasohoka hano ugahurana nibura abantu ikoresha inama ngo bagahita bagutekerezaho da, ngo bakakuganiraho ngo ariko buriya mugabo mumubona muti.
nguriya mupasiteri ngo mubona ameze gute kwe ngo tubona ari umwana mwiza ngo ari muremure ngo cyokora ngo abananutse bagahita ukumva umuntu avuze ngo uri ku pasiteri ngo ziko hano ngo hari ikote ryagukwira mfasha naho wiriwe muri ntacyo nzagira gute za Mungu afite imbaraga zihagije. Isaya 40 umurongo wa 28 29 30 niho ngeze 30 niho intege tsinda rya mbere inyi ibahiki gira gutya ikintu bita intege do Imana igiye gutanga aka kantu kitwa kime abantu bari muri aya materaniro abantu bari mu rukiri bananiwe mbitangarije hano igiye gutanga ikintu bita intege kandi igiye guhera ku bantu banani ni itsinda ryiberaga mu hano ry'abantu batangiranye n'uru rusengero bananiwe abantu bibe